Muraho. Murakumwe. Nitwa Rukesha Paul, nje nturuka ku rwibutso rwa Gisozi rwa Kigali, dukorana n'umuryango witwa Aegis Trust ugamije kwigisha amahoro, gukumira ibyaha bikorerwa abantu nka jenoside n'ibyaha byose binyuka umuntu. Hano ndi kumwe na Nkubana Patrick, ndi kumwe na Gakombe Christian na Kimenyi Medi. Twaje rero kugira ngo tuganire namwe ku byerekeye n'amateka y'u Rwanda muri rusange, ndetse tuvuga ku bintu bimwe byagiye biyaranga nk'intugunda mu Banyarwanda ndetse na jenoside yakorewe Abatutsi. Twagira ngo dutangire mutwibwira muri bande. Nitwa Tito Rutaremara, ndi muri Sena y'u Rwanda. Ese mukomoka hehe? Navukiye ubu hitwa mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Kiziguro, ariko kera ntabwo ari ayo mazina yari ariho. Kera ari teritwari ya Kibungo, sheferi ya Buganza Nord. Mwavutse ryari? Muvuka ababyeyi banyu ni bande? Navutse mu 1944. Ababyeyi wanjye data yitwaga Kireti Gatete, mama akitwa Anastasia Nyiramahore. Ubu ngubu mutuye hehe? Ntuye Kanombe. Mu murenge wa Kanombe, Nyandungu, niho ntuye haruguru ya Paris. Mwatubwira muri make ubuzima bwanyu guhera nyuma ya jenoside kugeza uyu munsi? Guhera nyuma ya jenoside nabaye mu nteko ishinga amategeko y'inzibacyuho guhera muri 1994 urangira kugeza mu 2000. Hanyuma guhera mu 2000 kugeza mu 2003 birangira, nari nyoboye itsinda ryandikaga itegeko nshinga guhera muri 2004 kugeza 2011. Nari umuvunyi mukuru w'u Rwanda. Ubu rero guhera icyo gihe ndi muri Sena. Niki cyaba cyarabashimishije kurusha ibindi muri iyo myaka navuze kuva nyuma ya jenoside kugeza ubu ngubu? Ese niki cyaba cyarababaje kurusha ibindi? Icyashimishije nuko nyine u Rwanda rwacu rwabonye umutekano, kandi rukaba rugenda rukura rukagira n'izina mu mahanga, rutakimeze nk'uko rwavugwaga nabi kera. Icyo nicyo kinshimishije cyane. Icyambabaje ni Abanyarwanda bamwe bari hanze n'abandi banyamahanga bahora batwifuriza inabi, nicyo kimbabaza gusa. Mwatubwira ku buzima bwanyu hagati y'umwaka w'1990 n'umwaka w'1994? Muri hagati y'umwaka w'1990 mu kwezi kwa 10 nibwo itangira. Icyo gihe nari komiseri wa bukangurambaga muri RPF kugeza intambara itangiye. Nabaye coordinateur w'ibikorwa guhuza ibikorwa bya gisirikare n'ibya gisivili guhera muri 1991 rwose utangira kugeza 1993 irangira. Aho naje nzanye n'abasirikare
muri CND bari b'abasirikare 600 nkuriye abanyapolitiki ba RPF kugeza jenoside yansanze ndi muri CND. Mwatubwira uko ingaruka jenoside yakorewe abatutsi yagize ku muryango wanyu no kuri mwe? Ku muryango wanjye kuko nari mfite bene wacu benshi bari mu Rwanda, bari barasigaye mu Rwanda, barapfuye. Rero bipfushije abantu ni bikomeye, uretse ko no gupfusha abanyarwanda nabyo ni ingaruka nini cyane, ariko cyane cyane ku muryango wanjye nyine hari bene wacu ba data wacu ba masenge n'abandi bahaguye. Ingaruka rero ku muryango nuko kwari no gushaka abana babo basizwe na jenoside, kabana nabo kabatunga kugira ngo bigishe kubagarira ubuzima busanzwe. Iyo ni ifata ku muryango wanjye, ariko ku banyarwanda muri rusange n'ibindi. Ndagira ngo noneho tugaruke ku mateka y'u Rwanda muri rusange, ariko noneho tuyahere iwanyu ku ivuka muri teritwari ya Kibungo. Muvuka mu mabyiruka, ubuzima bwari bumeze gute? Mvuka bari kugusi nabambiza, ariko nambize nabukiye muri icyo gice cya Kiziguro, muri sekiteri ya Kiziguro, ahantu hitwa Irubona, ngira ngo wenda ni akagari ka Rubona. Hanyuma ababyeyi banjye baza no kwimuka bajya mu Mutara, ariko nanone muri kiriya gice cyerekeye muri parike, ariko baza kugaruka twirongera dutura Ikiziguro muri iyo sekiteri twari turimo. Ubuzima bwari ubuzima busanzwe, abantu barabaga nta ngorane babaga ufite, ariko hari ubukene nuko bwabaga buhari. Ariko niho nigiye primaire kugeza mu mwaka wa 5, mu mwaka wa 6 wa primaire, kuko muri icyo gihe cyacu hari imyaka 6 mikeya mu Rwanda ya primaire, babyitaga interna, imuhigira Inemba mu Ruhengeri. Ubuzima rero urumva iyo wagura umwana ntacyo wibazaga, nk'ubwo twajyaga mu Ruhengeri n'amaguru tukagenda turara hirya no hino, ariko ntabwo wumvaga ari ingorane mbi cyane. Ibintu byari bimeze neza, abantu bumvikana, nta muri ubwo bukene abantu babaga bumvikana, utanazi yuko wenda ari ubukene, kuko ntabwo waba warageze ahandi ngo urebe ibindi. Umwana mwari muturanye, yaba umutu yaba umutwa, mwaga mubana mukina muri hamwe, mujyana mu mashuri, mwigana, musangira, muhuje byose, bazi iwanyu, kuko wenda iwanyu mufite ibyo mufite biruta iby'abandi, mugasangira, kagenda wenda iwabo ugiye iwabo babahishije ikigage, nabo ababyeyi bakaguhukanywa, cyangwa basanga barya mukarya, ugasanga murafatanya kujya hari ibyo abana bitaga guteka runonko, kugira ngo mwotse ibijumba hamwe, mukabirira hamwe, mukajya gusenya hamwe, mukajya kwahira ibyarire hamwe, mukaza muragiye inka mukaragirana. Ibi ni abantu babaga bakoranaza imirimo isanzwe y'abana ya kera muri icyo gihe. Kuri iki gihe mukura mumenye ubwenge, hari ku ngoma ya Cyami, ariko hejuru hari abazungu. Ubwo nashaka kuvuga iyo miyoborere yabagezeho izihe ngaruka mwayibonaga mute? Urumva ku ntuza habaga hari umwami Rudahigwa niwe wari uriho icyo gihe. Abantu kuko yakundaga kugenda hose, igihe nari naramubonye nka rimwe yaje ku ishuri ryacu, abantu wasanga banamukunze. Habaga abatware bakuru, abatware batwaragaho iwacu, hari uwitwaga Gashikazi n'uwitwa Kalisa, wabonaga banyuraho, ntabwo ko wagura umwana, ariko
hakaba n'abasurushefu hasi yabo baga barabikora nk'uko byakoraga muri icyo gihe. Abazungu habaga administrateur, uwo ntiwanamubonaga, we yari ari kuri teritwari ariko bakavuga ngo ari administrateur, ugasanga afite agronome nawe akaba ari umuntu w'umuzungu uri aho, ariko akagira abandi bagronome bamufasha, ba assistant agronome bareba iby'ubuhinzi. Hakaba hari umuveterineri nawe waga ari umuzungu, akagira ba assistant veterineri wasangaga bari aho hirya no hino. Nk'iwacu hari witwaga assistant veterineri Ruboneka, nkuza abagronome nka Kahirwa yari assistant agronome, ariko noneho hakabaho n'abaganga, umuganga rwose umudokiteri yabaga, n'abadokiteri ntibabonaga cyane kuko hitwa dispenseri kamwe nk'aho iwacu kabaga ahitwa Gakenke. Ubwo umuganga ashobora kuba ari Ikibungo, nari ntarabona umuganga w'umuzungu, namubonye igeze i Kigali niga muri Saint Andre. Ubundi rero akaba ba infirmier na assistant medical bagakora muri iryo vuriro, ariko nk'aho ku gace k'iwacu kari bihereye nka za Gahini ukarinda ugera mu Mutara, hariho iyo dispenseri imwe yari, ukarinda ugera za Rutare hari ukarimara, mbese iyo regiyo yose kugera no mu ishyamba hariho ako kintuza k'Igakenke. Hari abo ba assistant medical, basanga abantu abenshi muri icyo gihe abenshi bivuzaga, abajyagayo wasanga ari bake, abenshi babaga bivuza ya miti ya kinyarwanda ya kera, kuko urumva nta kantu kamwe kari Gakenke ko karangije kuvayo ukarangiza ugera za Nyagatare, ngira ngo ubwo dispenseri bindi bwo yabaga ari ibyumba, urumva hagati indi kabiri Rwamagana, urumva hagati aho ngaho hose nako kari gahari. Uratekereza abarwaraga bundi bavuzwaga imiti ya kinyarwanda, kiretse bamwe na bamwe bashobora kuza bahetse mu ngobyi bakabazana kwivuza. Niko ibintu byari bimeze muri icyo gihe, ariko rero ukaba uri muri ibyo kuko nta handi wabigereranyaga, wumvaga ari byiza. Turi abana. Tukiri kuri iyo periode, hari abantu bavuga yuko ingoma ya cyami cyane cyane yari igizwe n'abategetsi b'Abatutsi, bakavuga ko muri icyo gihe bakandamizaga Abahutu. Birashoboka nk'uko bakandamizaga n'Abatutsi, kuko abatware nk'ubwo muri ako gace k'iwacu urumva ni kanini cyane, hari abashefu babiri, gusa Abatutsi bari bariho ntibakandamizwaga. Hakaba basurushefu narinzi nka 5-6 muri ako gace kose navuga kanini, ubwo se bose abandi ngo hari Abatutsi hakaba n'Abahutu. Yari na reji ifite Abatutsi benshi, kuko mu Mutara n'Ubuganza icyo gihe hari hakiri inka nyinshi zinarisha. Urumva rero ko byajya gukandamiza birashoboka ko byabaga, ariko akazi kategekwaga n'Abazungu ba administrateur, koko byarabaga. Kuko icyo nzi najyaga mbona shiku ni ahantu bashyiraga abantu bakajya guhingira hamwe, wenda bagahinga nk'imyumbati ahantu hamwe, ariko ugasanga bayihinga hafi y'umuhanda aho administrateur azaza ari mu modoka yo kugira ngo abirebe. Icyo gihe rero urumva ko byashoboraga kuzanamo ikintu kimwe kibi, nk'uko kubatwara ngo bahinge hamwe, kandi wenda wari uhafite ubutaka bwe bakabumwambura. Nacyo gituma hari abantu benshi bagiye bagahungira muri Uganda, barebaga bafite inka, nk'abo bahashyize shiku, bakafata n'ahantu hegereye nk'umuhanda kugira ngo bazahanyure, ntibahafatiye yuko ari ahantu hera cyangwa hameze hate, ariko bahafatiye ari kugira ngo administrateur azaza ajya hareba ari mu modoka yabireba. Ibyo byo ndabizi niga muri Saint Andre byajyaga biganirwaho nka shiku. Hanyuma habagaho ibyo bita guhunika.
iyo shikure y'abatayihinze bakagira byabaga ingorane, ntibabemereye byeze kubikura kugira ngo kuko ubundi mu by'ukuri byabaga ari igitekerezo cyiza, ariko ugasanga kitigwa neza ngo gikoreshwe neza kigirira abanyarwanda akamaro. Hanga rimwe na rimwe kuko imyumbati bahingagamo iriya myumbati ya rutamisi itaranaribwaga, bagombaga gushyira mu ntuza kwinika kugira ngo ivemo ifu. Nyuma rimwe na rimwe hakabaho iyo umuzungu yabaga atatanze uruhushya rwo kujya kuyikura, ugasanga ari ubwo bayikura bagasanga yarashaje cyangwa yarashaririye, kuko umuzungu yategekaga ko bayikura wenda haje inzara cyangwa hagize ikindi. Icyo ni igikorwa kimwe wasangaga ari noneho nk'umu administrateur yaza agasanga wenda batarahingishije, uwo mutware w'umututsi niwe wa administrateur yahanaga, yakubitaga cyangwa ubwo rero nawe yamanuka akajya guhana abaturage kuko aribo batumye ahanwa, niko byagendaga basanga bigenza. Ugasanga rero ibintu nyine abaturage barakubitwa n'abo mutware, ariko nawe umutware yakubiswe ibiboko n'umuzungu. Narize rero nicyo cyatumye abantu banayibona ko ako karengane kabaga gahari. Ikindi rero harimo nko guhunika, ni byiza guhunika, bahunika kugira ngo imyaka n'ubu ngubu ngira ngo nibyo abantu bakwigisha kuhunika, ngo imyaka ibiriho be kuyirya ngo bayirangize, ariko basanga rimwe na rimwe hari ubwo bahunika ku ngufu, kuko abanyarwanda wenda ntibaga banabishaka, bagahunika ibishyimbo n'amasaka, ariko igihe cyo kubikurayo akahubwo ugasanga atari byo bitaho, baza kujya kugenda bagasanga wenda byaramunzwe, ukumva rero umuturage basanze ibyo yahunitse byaramunzwe byarashize, kubyanga rero byari byoroshye. Ariko rero ko byabaga ari itegeko guhunika, iyo baga batayerekanye aho bagiye bahunika, abatware barabibazwaga, abazungu barababazaga. Ntabwo ari umuzungu wajya gukubita abaturage, yakubitaga abatware rero nabo bakamanuka bagakubita abaturage. Akarengane nuko kari kameze muri icyo gihe. Hari ibyo bitaga akazi buriya gukora imihanda yose, nta mafaranga yafatwaga, gukora imihanda, kubaka za kiliziya, kubaka amashuri, ni ibintu byakorwaga ku kazi kadahembwa. Ngira ngo akazi kakuweho na Rudahigwa, ako kazi mwagomba kujya gukora imihanda kandi mudahembwa, mu kubaka amashuri, mu kubaka za kiliziya, mu kubaka amazu y'intuza y'aho bazungu bazaga bakarara baje. Ugasanga rero bitera ingorane. Urumva rero nk'umutware waga bazanye abantu ku kazi nk'uko nguko kujya gukoresha imihanda, iyo yikuriraga umuntu ati sigara hano inyuma uze kunkorera iwanjye, ubu yabaga yishimye kuko atagiye ku kazi k'ishiku n'igitiyo n'ipiki. Ugasanga ariko noneho nyuma n'ibyo byazaga kugenda bitera ingorane, ugasanga bavuga bati yikuriraga bajya kumukorera kandi bandika batwara ku kazi, niwe rero wahanaga abo batagiye ku kazi. Ariko umuzungu uwo muhanda utarangiraga, ntabwo umuzungu yajya gukubita abashenzi b'abirabura, yakubitaga abo batware. Ndibuka turi abana, Ikiziguro yigeze kuza rwose, ndabyibuka tunigaga mu mwaka wa 4 primaire, yigeze kuza umuzungukazi ari ku ifarasi. Ifarasi niba yaratwikanze tuvugije akaruru, yitera hejuru yikubita hasi. Hari ku cyumweru abagabo bari aho ngaho bahora bajya kumuterura, yenda kubamara. Ategeka ko haza abo batware Kalisa na Gashikazi ko aribo baza kuza kumuterura. Bari mu kiliziya bajya guhamagara abo batware, baribo baza kuza kumuterura. Urumva agasuzuguro kari. Ibyo ndabyibuka nigaga muri mwaka wa 4 primaire Ikiziguro. Nibyo byereka uko ibintu byari bimeze muri icyo gihe n'abazungu. Ariko abazungu bakaba bake, uretse abapadiri babonaga, abazungu bandi babaga baririye iwabo, babonaga raruma, ntabwo babonaga buri gihe.
Gashikazi yitwaga Jean Birikimasi. Kalisa ntabwo nyibuka, nzi Kalisa ka Kavumvu, Gashikazi ka Kalisa yari umunyiginya w'umuhindiro, Gashikazi akaba umurongo. Nibyo nibuka, ariko hari abakobwa we ngomba kubwira bazi, ariko si ngombwa, bari aho ngaho, bari inaha ngaha, umwe w'umuganga ndukora hirya n'abana babo. Gashikazi Kalisa ngira ngo niwe ufite umuhungu we witwa Petero utuye i Rubona aho yari atuye. System y'ubuhake abantu banenga bavuga yuko yari hagati ari umututsi wakanamiza nkaho nta mututsi wahakoraga. Buri muntu wese yarahakaga ku ntuza, ahubwo abahutu nibo batahatswe benshi, ariko nk'abatutsi 99% bari bahatswe, kuko guhakwa yari system waba ufite inka ugaha umuntu wundi inka, akaba wamuhamagara ufite umukeneye, ari byo bitaga inkike. Inkike ni urugo, mwenda mukagabana urugo rwe, agace kamwe uzajya wubaka n'abandi bubatse baba bagukeneye bakaguhamagara. Abantu 99% b'abatutsi barahatswe, ariko abahutu ushobora gusanga ari nka 40%. None se muri gice kihatabaga inka ziriya zose za ruguru, intanka zahabaga muri noru n'ahandi, ubwo se bahatswe bati. Nabwo hari indi system yitwa ubukonde, ahubwo abantu babaga bafite amataka manini, bagaha abagererwa, bo bitaga abagererwa, bakabahingira muri bice bya za Byumba, za Ruhengeri, za Gisenyi, za Karongi kumanuka kugera za Cyangugu. Habaga hari ibyo bita ubukonde, abantu baje gukona no gutema, batemye ahantu hanini, none habaje nyuma bakajya babagererwa aho bahinga, nabo bakabasaba imirimo, bakagira bati izo system zombi zari zihari. Naho ubuhake ntabwo ari ubwo hagati y'abahutu n'abatutsi. Buri muntu wese mu Rwanda yarahatswe, abatutsi 99% nibo bari bahatswe, bari bafite nka umwe shebuja ugeze mu rugo nk'abahutu. Wenda bavuga uti abatutsi ubukonde ntibabugiyemo cyane, ariko hari ubukonde bwa abatware bari muri biriya bice, nabo bagize ubukonde, bari bafite ahantu hanini baha abantu bakabahingira bagakora iki. Ariko ubuhake nuko leta ya Parmehutu gusa yaje kubihindura, naho ubundi abatutsi 99% nibo bari bahatswe. Abahutu ushobora gusanga wenda bari bageze nko kuri 40% bari bahatswe. Hari ibice bitabagamo inka, nubwo siko bahakwaga nta nka zihaba, kandi ubuhake bwaragendanaga n'inka, ariko bari bahatswe mu bukonde. Ibyo nawe ushobora gusanga abatutsi, abahutu 90%, bo muri noru 99%, bo muri noru ibyo bice nakubwiye bari bahatswe ku byo ubukonde bitari iby'inka by'ubutaka. Muri 59 icyo gihe nigaga muri Saint Andre ni Kigali, in fact kuntuza ibintuza bya Mbonye Umutwa, ubundi byaje icyo gihe kuko twasomaga no mu binyamakuru tureba ko hirya no hino bashaka ubwigenge n'iki n'ibyo byaje muri icyo gihe, twaranabisomaga ibinyamakuru bike twabonaga, hari cyitwaga Rami twajyaga dusoma, ariko nta maradiyo yabagaho, ntabwo twabyumvaga, twabyumva mu makuru cyangwa muri icyo kinyamakuru ukibonye. Ariko 59 imvuru zaje zitangira, habanje igihe cyo gushyiraho ibyo ndabizi kuntuza,
habanje iki manifeste y'abahutu narayimenye kuko twari mu ntuza, twari i Kigali, ukajya uyumva nubwo twari abanyeshuri, ariko kubera ko harimo abanyeshuri bamwe b'abahutu bari babiri bayize bayigira, mukajya mubibona mukanabisoma izo manifeste z'intuza. Hanyuma haza mise au point y'inama y'umwami. Inama y'umwami yari irimo abatware n'abandi bagiye batorwa kuri za prefecture no ku mirenge. Inama y'umwami bashyiraho mise au point, icyo bise mise au point yo gusobanura, basobanura nayo twarayibonye, ariko uko tutayigaga neza twarayibonye. Ibyo umuntu bagiye tubisoma neza aho dukuriye, nayo yari iriho. Nyuma amaparita atangira, iyo turabizi habanje buriya aprosoma, naho habanje imuvuma y'abahutu yari yanditse manifeste y'abahutu, ariko muri pariti aprosoma niyo yatangiye. Hanyuma hakurikiraho inari, kuko inari icyo gihe twari hariya inashingwa, bageze inama nkuru i Kigali, twagiyeyo. Hanyuma hakurikiraho raderi yari y'ababwanakweri. Babwanakweri twari tubazi, Bwanakweri yari umutware, bari Bandazaro yari umukomi, ibyo bitaga abakomi, yari umusekreteri wa rezida, n'abandi n'abakarekezi bariya n'iki bari muri raderi, murumuna wa Rudahigwa bari muri raderi. Hanyuma rero parimehutu yaje nyuma, ariko iza muri icyo gihe byose byatangiye mu kwezi kwa cyenda mu ntuza muri 59. Ubwo bitangiye bityo, parimehutu ibamobilize, abazungu bari inyuma, nibwo ntuza ibya Mbonyumutwa narabimenye kuko twiniganaga n'abahungu ba Mbonyumutwa bombi. Umwe witwa Shingiro yari imbere yacu, n'uwitwa Kigufi ari inyuma yacu. Hanyuma Mbonyumutwa kuko yari sous-chef wa Ndiza, aza kuza kuri bari Kabgayi, ahura n'abahungu ba Runari, baramutuka ndetse bashaka no kumukubita. Ageze yamobiliza abahutu bo ku Ndiza, batwikira abatutsi. Icyo gihe bica n'abashushefu 4. Icyo cyo twarabimenyaga, nuko itwika ryatangiye. Batwitse icyo gihe baratwika, bisha abashushefu 4. Abantuza bari Nyanza nabo barikora bashyira hamwe, nabo bica abantuza b'abaparimutu, bari uzabona bakayuku bande bariya bafite amazina ari hariya, barabica. Ibyo twarabikurikiraga kuko abenshi abana babo twari turi hamwe mu ishuri. Nyuma rero gutwika nuko byagenze, ariko bitangira hirya mu Nkiga, bigenda bigira batwara abantu za Nyamata, bigenda buhoro buhoro, bitajya mu Rwanda hose. Kandi icyo gihe mu Rwanda nta communication yabaga ihari, nta nubwo banabimenya, ubonaga abantu bahunga bagenda, bajya kugira ukazasanga ibintu byaracitse, ubibwirwa n'ibintu ko abantu bagenda baza bakubwira. Ariko Rinari icyo gihe yo yamaze mu kwezi yatangiye mu kwezi kwa 9, mu kwezi kwa 11 bayikuraho. Ibyo twarabimenye, bayikuraho, baranabafunga, bakuraho abatwari bari icyo gihe, barabafunga. Bari muri Rinari, abari muri raderi bo bagumaho barayobora, kuko ndabizi bariya bose ba raderi ba Bwanakweri barakomeje barategeka, n'abandi bari raderi mu bice by'iwacu bari bagumyeho. Ariko abatwari bose barabakuraho. Bageze aho bakuraho, banafunga n'abakozi bose bari muri Inari, barabafunga. Icyo gihe abatwari bamwe bo muri Inari barahunga, bahungira hanze. Nari nkiri i Kigali.
ariko icyo gihe iwacu mu Buganda byari bitarahagera, ubwo byahageze muri 62 ubwo byatangiye muri 59 ariko mu Buganda byari bitarahagera 62 nibwo batwitse barica. Ngeze no nsanga barambutse baragiye muri Uganda, niho nabasanze 62 independence yabaye ndi muri Uganda, ngeze muri Uganda niwacu barambutse. Ibintu rero byinshi nuko nari i Kigali, byimwe nabikurikiraga ntabwo wabikuraga mu binyamakuru, ntibyabyandikaga kinyamateka yandikaga ibindi, yari ku ruhande rwa Parmehutu. Zainari zari zaravuyeho, Raderi nayo yakoranaga na Parmehutu. Twabimenyaga kuko twabaga dufite twiganaga n'abana bava hirya no hino, bava hirya no hino, ibyo bakubwira ati wacu byaracitse, abiwacu bagiye Nyamata, ukibaza na Nyamata hariho utarahagera kandi turi i Kigali, n'ibindi bakoze banyutireka iwacu ntabirahagera. Ariko buhoro birangiza u Rwanda rwose kuri 62 nibwo buriya Buganza bwahiye, baratwika bica abantu, barahunga. Tugiye mu biruhuko dusanga baranahunze, nagiye mu biruhuko dusanga baranahunze, mbasanga hakurya muri Uganda. Nahungiye muri Uganda, ubwo ngiye muri Uganda bari babanje kudutuza ahantu hitwa Kizinga, ari ahandi bwa frontiere, tuhamara nk'umwaka, ariko kuko mu mategeko international bagomba kwigizayo abantu nibura kilometero 150, twe baradutwara. Ababyeyi bacu bimukira bajya Nyakivara, ababyeyi banjye barazereye bahavuye, tubimukira Shungerezi, tuhavuye tujya Bunyoro, tuhavuye tujya Toro, twatashye ababyeyi banjye bari Toro bako bazereye ahantu henshi muri Uganda. Ubwo Nyakivara na Shungerezi ho haregeranye, hagati hari nka kilometero 50, ariko nk'ubwo bavuye aho Shungerezi bajya Bunyoro ni ahantu hegereye Kongo, hariya za Beni, ureba kuri Lac Albert, ureba naho hakurya Beni. Hanyuma Toro ubwo kwari ukongera kugaruka muri district ya Fort Portal, ahantu habaga iyo bagiraga bakabona muzuye babatwaraga mu rindi shyamba, kujya gutema ishyamba ryamera neza, bakabakuraho abaturage bakahatura, mukajya gutema irindi. Niko batwaraga impunzi hirya no hino. Ese mu buhungiro mwumvagamo icyizere cyo kuzagaruka mu Rwanda ari ikihe? Ubwa mbere bitangira muri za 50 za 60, ubwo za 60 kuko nibwo buri abaye benshi batangiye guhunga muri za 59 60, buri bakomeje bahunga kugeza no muri za 70 bagihunga za 70. Ariko igihe cya mbere guhera muri 60 kugeza muri 67 n'umunani abantu bumvaga bazataha vuba, kuko icyo gihe abantu abarinari bari muri Loni baraburanaga muri Assemblée Générale, rwose ibihugu bikabyumva, ariko byagera muri Conseil de Sécurité bigahagarara, bagatsindwa, kuko abagara Abanyamerika, Abafaransa n'abandi bakababuza. Ubwo rero ntibigire, ubwo noho Ababiligi na Parmehutu barimo biyubaka, bubaka u Rwanda, abandi bari hanze. Ariko abantu kugeza muri 64 bumvaga bazataha. Cyambere bwa mbere Abanyarwanda bumvaga bazacyurwa na Loni, bageze aho batangira kujya bavuga ko bazacyurwa n'inyenzi n'umwami, ndetse bafatanyije n'ibihugu biriya by'abakomunisti bya Ubushinwa, za Czechoslovakia n'iki. Ariko bigeze muri 67 aho inyenzi zitsindiwe neza, Abanyarwanda icyo gihe byatangiye kuvuga ko nta, ndetse basigara bavuga ati nta runari, nta Loni, byose nakavumbura amashyiga. Mu Kinyarwanda bavuga ko nta runari yagomba kubacyura, nta Loni nayo yagomba kubacyura, nakavumbura amashyiga. Nibyo babeshya abana. None icyo gihe abantu batangira kumva bigira mu buzima busanzwe, bajya gushaka imirimo, bashaka amashuri,
icyo gihe 1966 nibwo twatangiye no gushaka amashuri tujya kwiga n'iki muri Uganda. Bwa mbere abantu bavugaga ko batajya gushaka amashuri, bitangira bityo bijya mu bundi buzima. Mobilisation kugira kongera abantu bongere batangire byatangiye muri za 75 nibwo abantu batangiye batoya bongeye kubyutsa icyo gitekerezo cyo kugira ngo bashobore bataha. Urumva buriya ufite ababyeyi bawe hari icyo bita resilience bakubwira bati u Rwanda ni rwiza, twari twaranahabaye nyine, wahava wari umeze neza none waza ukaba impunzi ukajya guhaha ukajya mu gihugu kitari icyawe, ureba nta burenganzira uhafitiye n'ubwo n'abandi bari mu gihugu batari babufite, barabimura aho babatwara aho bashatse. Harimo ababyeyi nyine nk'abavukiragayo bakumva ababyeyi bababwira ngo iwacu mu Rwanda hari heza, icyo abantu bakabikora babizi. Abahabaye rero nabo ukabazi yuko yari ameze neza none ubu ngubu akaba ameze nabi, icyakabiri nta burenganzira afite. Ibyo byose bituma abantu none batangira kwibaza ariko uburenganzira bwacu ni ubuhe, kandi basanze nyine impunzi z'Abanyarwanda icyo gihe zari impunzi zimaze igihe kirekire, ikibazo cyabo kitigwa. Noneho niko byatangiye, bitangira abantu babiganira batya, bitangira ndetse biba nko muri culture, abantu batangira kujya babyina imbyino zabo n'indirimbo zabo bisingiza u Rwanda, bisingiza aho bahoze. Noneho bikaba no kumva byinjizamo abantu kugira ngo bagende babitekereza. Muri za 59 nibwo ibitekerezo politiki byatangiye kwiforuma muri za RANU no kugeza igihe cya RPF muri 87 nibwo ibitekerezo politiki byo kwiyorganiza no kujya bite byatangiye muri za 79 n'8. Abanyarwanda mu guhura bakavuga mu buryo bwa politiki yuko bagomba gutaha bigeze bavugana na leta yari iriho Habyarimana. Urumva hari ikibazo ubwo ngubwo iyo mutangiye kuganira mu bya politiki nyine, ubwo nari mbirimo twari tuhari dutangira RANU, mwaraganiraga ikibazo cyacu cy'impunzi cyo biti. Ariko none uko mukomeza muganira politiki mukaza kubaza mbese bwo bakubwiye ngo utahe muri leta y'igitugu nka kiriya n'abariyo bamerewe nabi, ubwo urumva bigushimishije, ubwo butangiye gukora politiki uvuga uti gutaha si cyo kibazo, ahubwo gukuraho leta y'igitugu noneho abantu bagataha. Naho utashye muri ya leta y'igitugu nanone wakongera ugahunga cyangwa ukamererwa nabi nk'uko abari bahari mu Rwanda bari bamerewe. Bajyaga baza badusanga, abahunze muri za 73 bazaga gukora bavuye n'ahanga mu Rwanda, abo twahuraga nabo bose wabaga ubizi. Rero icyo gihe politiki ikorwa bwa mbere, icyo kibazo cy'impunzi cyo cyabaga kiriho nacyo abantu bibwiye ko ari ikibazo cy'impunzi. Ariko gukora politiki byo kubaza mbese bwo ikibazo cy'impunzi ko ari ugutaha, utashye muri leta y'igitugu ntiwakongera ugahunga cyangwa abandi bagahunga. Urumva rero ikibazo politiki ni ukuvuga ngo leta y'igitugu ikwiye kuvaho, niyo yarangiza ubuhunzi, ntabwo kurangiza ubuhunzi kubwira ngo taha, nuko na leta y'igitugu igomba kuvaho. Ibyo ni bwo gukora politiki, nibwo mu za RANU twatangiye kujya tubiganiraho, iyorganiza guhera 79. Ariko RANU icyo gihe guma mu bantu ba intellectuel, ntiyaba ngo ujye mu baturage, ujye mu rubyiruko, ujye mu bari n'abategarugori. Ntabwo naho bigereye muri 87 nibwo twatangiye kubaka RPF, tuyigira muvuma y'abaturage, y'abaturage bose, n'urubyiruko, abagore n'abandi, noneho kwiyorganiza kugira ngo muzatahe muri
dufata intwaro turatera, ariko byari bimaze icyo gihe cyose guhera 79. Ni ryari igitekerezo cyo gufata intwaro cyaje? Urumva iyo ugize ubundi kujya kukubwira ngo ugize Imana leta y'igitugu yavaho utarwanya, ukanga ateretse avuga ngo turwane, uwo ni umugani w'ikinyarwanda. Ariko burya ntibyoroshye kugira ngo ubwire umuntu w'igitugu ngo vaho ku mbabazi. Hari uko abantu bo mu Rwanda bahaguruka wenda bakagira manifestation nka biriya cyabaye za Burkina Faso, cyangwa se byakwanga mugafata intwaro mukarwana, ni icyo ngicyo. Yego rero ubitegura byose, bitegura ko abo b'imbere bahaguruka bakamobiliza, nibyo bya bindi muri za 1991 na 2 byagize, ariko biratsindwa. Habyarimana birusha amaboko abari mu Rwanda, ariko noneho hasigaye cya kindi cyo kuvuga ngo ugomba gukurwaho n'ingufu. Ubwo kuvaho ntabwo umuntu w'igitugu bamubwira ngo vaho ati ndagiye ku neza, ugomba kugira ikintu ukora. Habayeho rero ibyo byo kwimobiliza nka biriya byo mu Burkina Faso, ariko birananirana, abirusha amaboko abari imbere. Noneho hasigaye rero gukoresha intwaro rero kumukuraho n'intwaro, ibyo RPF yakoze yakomeza irabikoreye. Ariko yitegura rero bitegura byose, bitegura nk'ibyo byo ku manifestation, byananira ugashyiraho ibindi. Ariko ibyo kurwana byo biza nyuma, kuko kurwana ntabwo byoroshye. Iyo urwana nawe urapfa, ugize Imana yavaho utarwanye. Mbere yuko tuvuga ku myaka za 90, hari impunzi zigeze gutaha muri 1982 zivuye Uganda zije mu Rwanda. Habyarimana kugira ngo zishubije, byagenze bite? Muri 1982 byaturutse ku ntuza kuri Obote yari amaze gufata. Obote yari bwa mbere yarahunze muri 1971, yakorewe kudeta na Amini. Noneho Obote igihe bagarukaga muri 1982 1981 agiye ku butegetsi. Icya mbere Amini yari yabaye inshuti ya Kigeli. Ubwo Abanyarwanda rero bafite ingorane yuko Amini yabaye inshuti ya Kigeli. Icyo ni kimwe cyo Obote yatwangiraga. Icyakabiri noneho muri 1981 Museveni atangira geriya ye yararimo. Abanyankore rero n'Abanyarwanda babitiraga ko ari abo kwa Museveni. Noneho n'Abanyarwanda baga badafite aho bajyayo bafatanya nawe bayijyamo. Muri 1982 nicyo cyatumaga Abanyarwanda babirukana aho bageze. Burya muri Uganda barabirukana, bamwe baranabisha, abandi baragira bateme. Abayusi bo kwa Obote bagendaga bica Abanyarwanda rero burya baje bahunga, kuko abenshi bari muri iki gice baza bahungira mu Rwanda, n'ahandi bajya kubona uko bajya. Bari barahagaritse abari za Bunyoro, bagumye za Bunyoro n'ahandi batageze, ariko abenshi kuko bari muri ibice za Mpororo, za Nyakivara, za hehe, noneho bo bakaboneza baza mu Rwanda. U Rwanda rero reka bamwe baraza, Samahega bazanye inka zabo zirahashirira n'abantu babasaza n'abandi barapfa. Hanyuma u Rwanda rugeze aho ruhagarika imipaka ko abantu baza. Abayusi bari hariya harimo bamwe bagiye biyahuye kuko babonaga u Rwanda rubabuza kuza, inyuma hari abashaka kugenda babica. Nibwo byagenze. Ariko za media international zitangira kuza zije kureba, baradohora niko kubatwara za ntuza, babakuramo bacamo ibice bibiri, abahutu babashyira mu gice kimwe, abatutsi babashyira hariya za mu mashyamba. Abenshi ni igihe cya Museveni bamaze gufata muri 1985, abenshi barabwiye ngo nibatahe basubire iwabo. Abagumye aho ngaho nibo bishe muri jenoside.
niko byagenze, burya benshi barahashiriye. Uretse ko mbere hari abapfuye, abasaza, abana barapfuye, abari bafite inka zabo zirashira, abasigaye bageze hariya babishe muri jenoside batafashe inzira ngo bagaruke muri Uganda, babamariye muri jenoside. Urumva buriya muri Uganda hari impunzi zagiye, buriya impunzi zagiye ari impunzi igihe cya politiki, bose babitaga ko ari abatutsi, ariko harimo n'abahutu. Ariko hari abaje kera, abantu baje bajya guhinga bagumayo, bose mwese babirukanaga muri abanyarwanda. Abo rero bagiye nibo bitaga abahutu, babashyira ahandi aho batura. Noneho abandi bagiye ari impunzi za politiki nibo bashyize za nasho, ariko harimo abahutu n'abatutsi, nuko bariya bagiye muri gihe cya politiki, igihe cya za runari n'iki, ubwo harimo n'abahutu bari bahunze, bose babitaga abatutsi. Ariko nk'abandi bari baragiye mbere y'abaje nyuma, kuko burya muri Uganda harimo abantu b'abanyarwanda barenze nka 4,500,000. Abenshi nabo bagiye bafashe amazina ya Uganda, bageze ku baba babazi, bagenda babirukana. Abo ngabo rero abagiye mu gihe cy'impunzi bose babita abatutsi, n'abari bifitiye inka zabo babana n'Abahima nabo babitaga abatutsi, nibo bashyize hariya. Abari bisanganiye bahinga bari mu giturage bameze nk'uko bari bameze, batari impunzi za politiki, impunzi ekonomiki bandi b'abanyarwanda bagiye bagenda kera, bakabita abahutu, nibo bashyize aho ngaho. Noneho tugiye mu myaka za 90 Inkotanyi zitera, mwumvaga mufite icyizere y'uko muzatsinda urugamba, cyane cyane ko ibihugu bikomeye nk'Abafaransa bari bamaze gutabara, n'iki kintu cyatumaga mukomeza u Rwanda? Urumva iyo urwanira uburenganzira bwawe, ukaba wariteguye mu bitekerezo, warihaye umurongo wa politike n'umurongo uzagenderaho, uratsinda. Ni ngombwa gutsinda. Abo bandi baza kurwana ntacyo, yaba Umufaransa ntacyo abarwanira, wowe ufite icyo urwanira, ariko we ntacyo abarwanira. Yaba Umunyarwanda uri aho ngaho ntacyo abarwanira, wowe ufite icyo urwanira. Nicyo rero utangira ubuzi kuzatsinda. Byaba mu myaka 5, byaba mu myaka 10, byaba mu myaka 30, nka za Eritrea burya zarwanye imyaka 35, za Ethiopia zarwanye imyaka 18, Ubushinwa bwabyanye imyaka 40. Imyaka 40 ubuzi kuzatsinda igihe icyo ari cyo cyose. Ntuza rero ni kuza ubuzi kuzatsinda, kandi kuko ubuzi uharanira uburenganzira bwawe, wihaye umurongo ugomba gukurikiza na politiki ugomba gukurikiza. Iyo uharanira rero uburenganzira bwawe uratsinda. Si kimwe n'ubu kubuza, we umusirikare uri hariya ntabwo aba abyumva, ariko ndapfira iki, batashye. Tubye umusirikare w'u Rwanda waba uri hariya, njya kujya hariya ngo njye gupfa, mbese ndababuriza iki gutaha ubusa Abanyarwanda? Ariko wowe uravuga uti ngiye ngomba gutaha, kuko muri Uganda si iwacu, kandi bahora bahatwicira tumeze nabi, ngomba kujya iwacu. Urumva rero ko uba ufite ubushake buruta ubwuriya. Iyo utangiye rero nuko utangira uzi kuzatsinda, utazi kuzatsinda ntiwabikora. Hari abantu bire zira periode twavuze kuva 59 kugeza 90, ubwo ndavuga n'ubwicanyi bwagiye bukorwa Abatutsi 6, 3, 4, 6, 7, 7, 90, Inkotanyi zitera. Hari abavuga ko byagize uruhare kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Urumva jenoside yo irora ibyagize uruhare byanatangiye mbere,
buriya kuza ukinjizamo mu banyarwanda amacakubiri ubwo wibye imbuto ya jenoside, kuko ayo macakubiri iyo agiye akura ukayaheraho niyo ukoreho jenoside. Ababiligi baje batangiye kwigisha amacakubiri bavuga bati abatutsi baturuka iyi, baturuka muri za banje kujya bavuga muri za Bisiniya bambe babanje kujya bavuga mu Burayi na Mesopotamia, nyuma baza kuvuga muri za Egiputi, ubwo baje barategeka barakoroniza. Abahutu bakavuga ngo baturukaga muri za Chad, baza batyo. Abatwa bo ngo bari basanzwe muri ayo mashyamba. Urumva deja ko winjijemo akantu k'intuza ko kugeramo amacakubiri. Ayo macakubiri yo cyete yabonetse leta nziza zikayakosora, ariko iyo hatabonetse leta nziza nka leta ya Parimutu yayahereyeho abayeho yubakira, batangira kwica abantu. Burya jenoside ntabwo iyi ngiyi nuko ariyo yemewe na Nations Unies na Loni, naho ubundi no muri za 59 habaye za jenoside ku ntuzi. None uzi niba barazaga bakica abantu, bakica abatutsi, bakica abana, bakica abagore, nayo ntacyo babahora. Kwica umuntu ntacyo yagutwaye kandi ukica ubwoko bumwe, urumva ko babaga gukora jenoside. Urumva byarabaye muri icyo gihe. Noneho habujyaho izo za leta zikomeza kwigisha amacakubiri. Leta ya Kayibanda ikomeza kwigisha ayo macakubiri, yigisha mu rubyiruko, yigisha mu mashuri, bigiza abatutsi barabaryamira n'iki. Hanyuma haza kuza Habyarimana ikomeza yigiza abatutsi, ariko noneho itangira n'amacakubiri y'Abanyanduga, yongeraho amacakubiri. Hari hasanzwe amacakubiri yo kurwanya abatutsi n'iki, ariko noneho bongeraho noneho yo kurwanya Abanyanduga. Urumva ko amacakubiri yakomezaga. Ibyo rero nibyo byagize, nibyo byakuze mu bizamo jenoside. Ariko jenoside no muri 59 yarabaye, kuko muri 64 igihe bicaga abantu hariya za Cyanika n'ahandi. Hari umuntu uza mu filozofi wigishaga, hari umuntu uza mu mwarimu w'umuproso wigishaga mu za Butare n'abivuze, n'uwo muntu uzaza kubyandika mu binyamakuru bya muri Le Monde, journal Le Monde. Iwe yandikaga avuga ati habaye jenoside mu Rwanda. Igihe 64 yandikaga avuga ko habaye jenoside mu Rwanda, kuntu urumva baranabyanditse. Nyuma rero muri 73 bica abatutsi bose, kuko urumva abatutsi bari basigaye nka scapegoat, kuntuza habaye ingorane muri bo, none ikibazo kikaba abatutsi kujya. Ubwo Noru na Nduga, abo muri Noru bashaka gufata ubutegetsi, Abanyanduga bashaka kubugumana. Ariko rero ubwo kugira ngo babyerekeze hirya bakayibanda babishyira ku batutsi, none basigara batema abatutsi n'abandi. N'Abahabyarimana barabyemera kugira ngo none bafate ubutegetsi bazavuga ko twakureho Kayibanda ko yarazanye amahane yo kwica abatutsi. Ni nuko byanagenze, ariko ubundi bari birwaniye ku butegetsi bwabo, ari byo barwanaho. Urumva icyo gihe 72 na 3 barabishe, bari mu mashuri barabirukana, ariko bigeraho bihagarara. Habyarimana aho bitangiriye duteye buriya babanje kwica Abahima mu Mutara hariya, abica muri komini Murambi Bagatete, bica abatutsi bahari. Hanyuma birakomeza Abagogwe barabica, bagera no muri 70 na kabiri Kibirira na Ntuza na Bugesera babica. Icyo gihe hari jenoside, nayo yari jenoside, nubwo inini yemewe na Loni ari yanini. Ariko icyo gihe bose bajya gufata Abagogwe bose bakabica, bakica abana, bakica impinja. Ubwo si jenoside, nubwo gusa hari yemewe na Loni n'indi ntiyemerwe na Loni. Urumva rero icyo gihe bagendaga bica buhoro. Nabyo Habyarimana yashakaga ko bazajya bagenda bakareba nk'igice kimwe kirimo abatutsi bakabica. Hanyuma yazaga hosha ati nyamuneka nimurahagarike n'iki, akareka isi yose ko wenda Abahutu bari barakaye n'iki. Baceceka bikongera akica abandi.
niyo politiki yari afite. Ariko Bagosora bo bafite politiki no kuvuga ngo tubarangirizeho rimwe, n'icyo kibazo cye kuba iyo niyo diferansi yabo. Kuko yavuga ati tugende twica igice kimwe nikirangiza nze mposhe igihe la communauté internationale isinziriye igize icya, twongeye tureke ikindi gice tukitikure, nibirangiza ngiye mposhe ngiye mvuga ko ari abahutu barakaye n'iki. Ariko Bagosora bavuga bati no, ibyo bizatuma ziriya nyenzi z'inkotanyi zitera zikwinjiramo mu Rwanda, bikatugira byiza ni ukubarangizaho bose. Ni diferansi yabo ya concept yo gukora jenoside. Yari irimo iba ubwo se abagogwe babishe bose twayitaga jenoside, abanyakibirira babica bose twabitaga jenoside. Ngira ngo ahubwo kuvuga ngo ya jenoside iri bube umunsi umwe ikarangiza hose mwarayibonaga, ntabwo abantu bayibonaga, ariko babonaga ukuntu bamubiriza abantu ibyo ari byizaba, kuko yari yaratangiye kugenda iba. Ahubwo wenda ikibazo mbese tuzaba twagezemo kugira ngo tuyihagarike batararangiza abantu bose. Ariko rero byo kuvuga ngo bazafite itariki imwe nk'uko bayifataga ya tariki imwe ikagira, biya byamenyekanye rwose hanyuma babigira ku ntuza. Ariko jenoside yo kuba zaba jenoside yari yaratangiye, ntabwo wakwibaza ngo hazaba jenoside kandi irimo ikorwa. Abagogwe bica Abahima bari Mutara ni jenoside, bica abantu bo muri Murambe w'Abatutsi ni jenoside, bica Abagogwe baza Ntuza nta kindi ni jenoside, bica Abanyamata ni jenoside. Ntabwo wakwibaza ngo mbese jenoside zaba kandi irimo iba. Nabona ukubaza ngo mbese jenoside zafata hose umunsi umwe, icyo nicyo cyari ikibazo. N'ubundi jenoside yo yari irimo iba, nubwo gusa ubu ngubu barimo baradefinisa yayindi ngo 1994 ko ariyo jenoside, ariko n'izindi zabaga ari jenoside. Kuko jenoside ni ukwica igice kimwe ushingiye ku bwoko cyangwa politiki, ukabarimbura nta yindi mpamvu ufite. Nubwo wakwica bake ariko ubahora icyo, aba ari jenoside. Ntabwo ntiwamuhoye ikindi, ntabyo yakwambuye. Akana k'agahinja urakishe, umuntu w'umukecuru yari hari uramwishe, umwiciye gusa kuko ari umututsi, urumva ko yabaga ari jenoside. Twe rero twari tuzi ko zirimo kandi uko barimo babitegura. Gusa icyo waba utazi ni ukuvuga ngo mbese bizaba umunsi umwe itariki imwe, icyo kandi we mu Rwanda hose yabona iki umuntu wenda tutarebaga directement. Ariko jenoside yo yari irimo warayirebaga, irimo ikorwa. Mbere yuko tujya muri jenoside itangira kuba ibyabaye byose, wambwiye ko mwari muri 600 twaje Ndorita nayo ndaha ahangaha inyuma hari intuza indake yacu inyuma aho ngaho niho narindi. Nigute mwafashe icyemezo cyo kuza hagati, avuga ko mwarwanaga Habyarimana ari umwanzi, nigute mwaje hagati y'umwanzi mukemera ko bagota, ni kubera iki mwahisemo hano mu nteko? Urumva buriya bwa mbere muri za negociation twari twavuze ko byabera Kinihira, barabyanga kugira ngo bariho zahuriza ubutegetsi na leta y'inzibacyuho ihage, barabyanga. N'abandi bose twafatanyaga nabo barabyanga, bati nibera i Kigali, ahubwo ni muhaze. Noneho niba igiye kubera i Kigali tugomba kugira azarinda abanyapolitiki bacu ko baba baje, niko gushyiraho bariya 600. Noneho baravuga tuti tuzajya hehe. Ubwa mbere twashatse kugira ngo tujye muri ka militaire hariya Baranga, ubwo habaga hegereye za televiziyo na za radio. Abantu nibajya hariya bashobora gufata televiziyo na radio, kandi bizagaragara mu Banyarwanda ko badutsinze nibafashe za ka militaire zacu. Bo bagashaka kuduha kami, tukanga kami, kuko urumva buriya imihanda ijyayo ni imihanda y'ibitaka n'ikibasha batera bashyiraho za mina ahantu hose, ugasanga babamaze. Hanyuma abantu dutoranya ahangaha
ahubwo hari iki kizu gikomeye akaba n'akabo abantu bagira kuza hano. Ariko ubu turimo tuza nyine nibwo twaganiye tubaza tuti igihe baduteye kuko ubu ngubu urumva bari badukikije bose, umunsi bibaye abana bacu bimura imipaka baragenda bahagarara kuri rompo iriya y'epfo, noneho barwanira aho ngaho. Harufa yabakaka iyo yaje izirwana igenda irwana, twe ntitwagenda nubwo twari twavuze ko tuzagenda tuguma aho ngaho. Noneho izirwana abacu bari bagumye aha ngaha bajya mu ndaki bararwana, nyine bavuze ko baza gutera gufata hano gusa basigara barasa. Noneho iyo izirwana ariko yarwana abihuye nawe yabatsinda ikikomereza ikaza, mu minsi ine batugeraho hano. Bageze icyo gihe kuko bari baje bikoreye inkomere n'iki bagiye barwana, binjiramo hano. Sick bay yari hirya kunuza aha ngaha inyuma niho twari dufite sick bay yaho bavuriraga inkomere n'abandi bari baje. Ubwo ngubwo uwo mwanya iryo joro abari baraha baragenda bafata Rebero. Rero intambara yasigaye iri hano barasa hano, ariko bashaka gukora bariya kuri Rebero. Bafashe Rebero icyo gihe kuri Rebero yari hejuru ya Ntuza, urumva Rebero hari ka Kigali yarasaga iturutse hasi, Ntuza mu Kigali abari kuri mu Kigali bakirasaho, ariko abari inyuma hariya ntibabone uko bayirasa, abari muri Kanombe. Ariko rero Rebero kuko yari igiye hejuru, guverinoma y'u Rwanda icyo gihe y'abatabazi itaha igitaramo n'Abafaransa na ambasade y'Abafaransa iragenda bimukira igitaramo. Urumva bari bageze hejuru ugafite bari abantu baraturasa, niko bimutse bagenda kuntu. N'ibyo ibindi buga ni strategy z'umukuru w'ingabo ko yazikoze. Kuko iyo bigeze aho ngaho hakora strategy zintuza, ujurije undi kugira strategy niwe umutsinda, kuko ibikoresho biba byenda kungana ndetse we afite byinshi, ariko we kugira strategy nziza ukare reba kugira nk'ubwo icyo gikorwa cyo gufata Rebero yari strategy nziza yo kugira ugeze hejuru. Barasigara bashaka kugira ngo babe bagukuramo, ariko urahagaze aho ngaho uri mu ndaki baza barasa bakagenda gasigara Kigali nawe dominating nkuko bayidominating, atari bo bonyine batudominating, natwe duhari tuba dominating. Nibyo nkubwaniriza ni sa strategy z'abarwana z'abakuriye ingabo. Iyo akoresheje ubwenge akora byinshi, ushobora kuba mufite ibikoresho bimwe cyangwa ndetse akurusha ibikoresho, ariko bakakurusha ubwenge bwa tactique na strategy bikagira. Muri jenoside ibintu byose muri jenoside byabaye birababaje, abantu bapfuye birababaje, abasirikare baguyemo, ariko n'iki cyababaje kurusha muri jenoside? Jenoside yose irababaza kuko kureba ukabona abantu bose bapfa, agahinja mwana n'iki, wari uruje muri urwo Rwanda noneho kugira ngo ubone ibintu ukabona gusa imirambo hirya no hino. Iki ni ikintu kibabaje kuko nari muri Kigali hano ndeba imirambo nibareba n'iki, ndetse warebona n'abakomeretse ukibwira ko batazakira, wabona n'atarakomeretse barahahamutse ukabona ko ibintu bitazakira. Noneho bikubitiyeho nuko abari abasirikare bari batwaye abandi abanyarwanda batwaye muri za Kongo, urumva ariko jenoside ubwayo yose irababaje rwose, kuko kwica abantu barenganya utabeciye mu ntambara, atari ibisasu byabaguyeho, ari ukuza batema utwana utema iki, birababaje. Ye kubaho icya mbere buriya ni kugira
ubuyobozi bwiza, kuko igihe cyose habaye ubuyobozi bubi bishobora no kugutwara muri jenoside. Ni uguharanira ko haba ubuyobozi bwiza buri gihe. Icya kabiri ni kwigisha abanyarwanda kugira ngo noneho impamvu z'amacakubiri zirwanye zive mu banyarwanda, impamvu z'amacakubiri, kuko burya niho byagiye bituruka. Ubu ni ukuvuga impamvu z'amacakubiri, kubigisha gukuramo akarengane, kutabera, kutagira ute, kutaryamira bamwe ngo ugire abandi, mbese ibyo kugira imiyoborere myiza, buriya kugira ubuyobozi bwiza ukagira imiyoborere byiza n'ibyo. None ikindi kwigisha urubyiruko rutabibonye kugira ngo ruzakure ruzi ko rugomba kuharanira ubunyarwanda. Ikindi rero ni ugukora kugira ngo igihugu kigire ekonomi ihagije ikore. Ariko ibyo bukungu ntibubuza ko jenoside iza. Abadage bagize jenoside kandi bari bafite ubukungu bunini kubera ubuyobozi bubi. Iyo gituma ubuyobozi bwiza, kurwanya, kugira imiyoborere myiza, hanyuma n'urubyiruko kurwigisha kugira ngo rukore neza. Ariko n'ibyo byo kugira ekonomi ikora, abantu bakabona ibyo bagenda bakora. Ariko cyane cyane kinini n'ubuyobozi bwiza n'imiyoborere myiza nibyo the most important. Ibindi byose biza byongereyeho. Mubona ari indangagaciro z'abanyarwanda aricyo zafasha mu kwigisha izi ndangagaciro za. Urumva indangagaciro z'abanyarwanda ni nini cyane, kuko buriya nizo zigufasha kugira ngo urwanye akarengane, ugire n'ubuyobozi bwiza, kuko iyo ushingiye kuri izo ndangagaciro urwanya akarengane, ukarwanya amacakubiri. Burya nicyo zifasha izo ndangagaciro, kurwanya akarengane n'amacakubiri, nicyo burya zifashamo. Ariko bishaka kugira ubuyobozi bwiza n'ayantuza, ariko izo nizo zigenda ziha buri munyarwanda, kuko kuba ufite ubuyobozi bwiza ari umwe uyobora abandi, no kugira imiyoborere myiza nabwo n'abandi baba bagenda bayobora kuntuza. Ariko noneho ku muntu, buri munyarwanda, urumva hari ibiri ku bayobozi uko bayobora, ariko noneho kuri buri munyarwanda rero izo ndangagaciro zikora ku muntu kubwe, kuri buri munyarwanda zifite rero akamaro, byose bifite akamaro. Ese mufite icyizere ko abanyarwanda bazageza aho bakareka ibintu by'amacakubiri, ubumwe n'ubwiyunge abantu bavuga bugafata bugakomera? Urumva mu ntuza amacakubiri, ubu ngubu twajyaga tugira amacakubiri y'ubwoko n'ibindi, ayo ngayo azagira cyashire. Ariko bashobora kuba amacakubiri ashingiye kuri intérêt économique, tugomba kubirwana kugira ngo hataba akarengane, hataba abafite n'abadafite. Ubwo nayo ni amacakubiri. Kugira ngo amacakubiri gusa aba mu bwoko, twagize ibyago tugira mu bwoko, ariko nka buriya za Tunisia za ntuza barya bicana ni économique ntuza. Ibyo rero nabwo ayo ngayo agomba kurwanywa, gushyira muri justice sociale igomba kubaho, kugira ngo tutava muri aya, kuko yarashashira. Abana bavuka ubu ngubu bazaba batakibuka ibyari biriho, n'abana babo ntabwo bazabyibuka. Ariko none tuyavuyemo, tutatera andi ashingiye abafite n'abadafite. Nibyo rero tugomba kubimenya ko tugomba kubirwanya, kuko ashobora kuva muri kimwe akajya mu kindi. Ubutabera nabwo bwari bushingiye, bwarebaga jenoside cyane. Gacaca wayivugaho iki? Urumva Gacaca ni ubutabera bwacu bwunga, bwari bushingiye ku muco wacu wa Kinyarwanda. Cya mbere icyo buberaho ni uko ntabwo ari ubutabera bubereho guhana nk'uko ubutabera bw'abazungu, ni ukugira ngo uwakoze icyaha ugomba guhanwa. Nabyumva niko burya butabera bundi bwa kizungu niko bimeze. Ariko twebwe Abanyarwanda bwari ubutabera buvuga ngo uwakoze icyaha nibyo uzahanwa, ariko bagomba kukugarura kugira ngo ugaruke muri sosiyete, ubane na sosiyete neza. Kandi ubutabera bundi barakujyana muri gereza bwagera bukakunaga. Buriya butabera bwa Gacaca rero muri
muri ibyo bitekerezo muri iyo filozofi y'abanyarwanda yo kugira ngo ntabwo ari guhana birimo, ariko no kugira ngo noneho bakuhindure uzi kugaruke mu banyarwanda ubane n'abanyarwanda. Niyo kugaruka muri filozofi y'ubutabera bw'abanyarwanda bwa kera niyo ngiyo. Iki gitekerezo cya ndi umunyarwanda ukangurira abanyarwanda kongera kwiyumva nk'abanyarwanda mbere y'uko batekereza Tutsi byaje bite ku gitekerezo kije kivuzwe vuba, ariko buriya gihe cyose abantu bavuga ngo turashaka ubumwe bw'abanyarwanda, n'igihe cya RPF bavuga ngo muri mpuzabanga ngo turashaka ubumwe bw'abanyarwanda, burya nibyo ni ndi umunyarwanda. Gusa nuko buri kintu kigenda kigira periode, abandi gutashyiraho ubwo butabera, utangira ibindi byose byo kwigisha abantu ngo bajye hamwe, ariko noneho ukaza kureba utari ko ubwo abantu bajya hamwe, ikibazo ni si uri umuhutu, hari ururimi rw'abahutu rubaho, hari umuco w'abahutu ubaho n'intuzo, hari igihugu cy'abahutu kibaho ugasanga ahubwo icyo muhuriye ari abanyarwanda, buriya ni nacyo babigarura. Ariko buriya byatangiye kera, gusa ubu ngubu ni uko iyo wakoresheje bimwe unité na réconciliation, noneho bigeze ko ndi umunyarwanda nanone ireba buri munyarwanda. Ubundi ibindi ni imiti wazanye iri collective ireba abantu benshi, ariko noneho ndi umunyarwanda we ni kureba wowe nta individu, none ijya kuri buri wese igira ngo imuvure. Ni buriya nicyo naho ubundi burya n'ibindi byarinda umunyarwanda, ariko nuko bago bifata collective ufata nka unité na réconciliation, mukajyaho mukajya kureba mugakora ibingibi za gacaca aho ngira ngo umucira imana abantu imanza bajya hamwe, ubu ni ibintu collective. Ariko iyo birangiye ujya kuri buri muntu, wowe nkawe uri iki? Ubwo rero biba bigeze ku muti uri kuri muntu ku giti cye. Ubundi indi miti yabaga ku bantu benshi bari hamwe, ariko none bijya kuri wowe, waba uri umututsi kubaza mbese uri umututsi cyangwa uri umunyarwanda, waba uri umutwa kubaza uri umutwa cyangwa uri, none bidashingiye no kuvuga ngo wakoze jenoside cyangwa n'uwakoze jenoside. Ushobora kuba uri n'umututsi uri aho ngaho kumva uri umututsi utari umunyarwanda. Ni icyo kukubaza wowe n'umutima nama wawe, urwo rugendo wararugenze kumva ko uri umunyarwanda. Uye no muti ugeze kuri individu, no kiri kuri collective, nicyo gituma ni important nyine kugeze kuri umuntu. Urumva niko ibintu bikorwa uhera hariya hanini bigenda igira buhoro buhoro, none ukaza kugera kuri buri individu, niho bageze kuri buri muntu, kugira ngo umuntu aganire n'umutima nama we, agire urwo rugendo bwe n'umutima nama we abyibazemo, utakibyibaza hamwe n'abandi ngo ujyeho ngo bibaze hamwe n'abandi, mbese abahutu twazize iki, abahutu twanga abatutsi, mbese abatutsi twahoye iki, se dukwiye kwangana abahutu n'abatutsi. Ibyo ni collective. Ariko none birakoje wowe wakugize urwo rugendo rwo kumva ko uri umunyarwanda, mbese bikomere ufite n'ibihe nk'umuntu. Nicyo gituma ndi umunyarwanda ikomeye. Ariko biba yaratangiye kera, gusa nuko yatangiye ari collective, bikaba bigeze kuri buri muntu. Ubona nk'igihugu kitari ikirwa mu kigo kibana cyonyine kiba mu isi y'abantu n'ibintu, ni ayahe masomo wumva ibindi bihugu byakwigira ku Rwanda muri experience? Sinzi, urumvaga ntabwo tuba dufite ibibazo kimwe, ariko isomo twakwigayo cya mbere nk'ibihugu ni ukuvuga yuko buri gihugu cyose gikwiye gushaka ibikibereye, kikareba mu mico yacyo gisanzwe, burya haba harimo ibyiza ushobora gukoresha, noneho ugakoresha n'iby'abandi. Ngira ngo isomo bakwiga abandi ni ukuza kureba ko nabo baza kureba mbese mu mico ibisubizo aho tuba tubyifite mu muco wacu wa gakondo no mu bindi, tubikoresheje n'ibyakora. Icyo nicyo baza kwiga. Naho baba bafite ibyabo, niba ari wa Tunisia hareba mu muco wabo w'Abarabu n'Ababerbere, ukareba mbese byari bimeze bite, byabanaga bate n'ibindi. Icyo gihe ukareba akabyigira ku Rwanda, ntarebe wenda ngo arebe wenda kumva ko kuza ujya mu matora na demokarasi wenda aribyo bizarangiza ikibazo. Ibyo ugiye mu mico y'ahandi banze y'iwanyu
none iyo yahandi ikoreshe nk'inyongera ikora cyangwa se modernize byandi by'iwanyu, hanyuma ibyo bindi bize byongera n'inyongera agaciro ubuzanye ariko wihereyeho. Icyo nicyo baza kwiga, nta kindi baza kukwiga hose. Bagira ibindi babona twakoze bakabireba, ariko ikindi ni ukuvuga ngo irebemo mbese mu bintu twifitiye harimo ibyiza bishobora kugufasha kurangiza ibibazo byawe. Waba wa Central Africa ukibaza mbese muri Central Africa muco wabo bakirimo, wenda bari aba Baraka nubwo bitwa ngo n'abakirisitu butaraza bari bafite iki, abasilamu ubusiramu bwabo butaraza nk'abantu bo muri Central Africa muri ubwo bwoko bari bafite ikintu cyabahuzaga n'iki bakabishakamo, none babibona bakabikoresha kugira ngo ibibazo byabo babirangize. Ni ubuhe butumwa bwihariye mwaha urubyiruko rwacu rw'Abanyarwanda? Urubyiruko rw'Abanyarwanda, urubyiruko rw'Abanyarwanda rutuma n'abantu guhaguruka bagakora bakiga, bafite amahirwe, bafite leta nziza kandi ishaka kuzamura urubyiruko. Bakwiye gufata ayo mahirwe kuko ayo mahirwe twe ntitwayagize, n'abandi ntitwayagize. Bakwiye gufata ayo mahirwe noneho bagakora igihugu cyabo, noneho bagahorana mu mutwe ko bagomba kugihindura, bakagiha ibyiza, bakagihindura aho kigeze, bakazahera aho ngaho bagahindura bagakora ibindi birenze ibiriho. Ariko bo bafite amahirwe, twe ntayo twagize. Muri rusange waha abantu bose bazumva ubuhamya bwawe, uzumva n'abantu benshi ndetse no hanze y'u Rwanda, ubutumwa waha abantu message? Ubutumwa hari bumwe ni ukubabwira umugabo arigira yakwibura agapfa. Ntuzibwire abantu mbere yacu Abanyarwanda babanje kugenda bavuga ngo Loni izabacyura, ngo Runari izabacyura, umwe azabacyura, ariko nyuma bamereye ko bagomba kwicyura kandi igihugu cyabo bakagihindura. Umugabo arigira yakwibura agapfa. Icya kabiri, iyo wihaye umurongo ukagira ubushake na determination, icyo ushaka kukigeraho, icyo rwose ku bantu bose, ko umugabo yigira yakwibura agapfa. Ariko iyo wihaye viziyo ukiha umurongo wo kuyigeraho, icyo ushaka cyose ukigeraho, na ideal zawe uba wumva uzigeraho. Ushobora kuba uri Umunyarwanda ukavuga uti turi abakene ariko mu myaka 20-30 tuzaba dukora indege, ukabigeraho bigeraho babyihaye kwiha umurongo n'ibindi. Ibyo nibyo baha buri muntu wese wo ku isi. Honorable, twarangiza ikiganiro, niba wumva hari ikindi tutakubajije watubwira. Mpashe cyo mutambaje se, hari byinshi ubuzina abanyabwe ko mutambaje. Cyo mutambaje ni nk'iki mateka mwayambarije mbaza. Hari ikintu mutambajije kandi kinini, buriya ni nko kubaza ko mujya mwumva nka leta yacu tuvuga ngo nk'ibi byo kugira decentralisation, kwegeza ubutegetsi abaturage n'ibindi, no kugira biriya by'imihigo kumva abantu bagenda babishaka. Ibyo murumva bimaze iki? Buriya nicyo kintu cyari kigira ngo buriya kera system yacu y'Abanyarwanda ubutegetsi bwari bwegerejwe abaturage, kuko bwagendaga bukagera no mu miryango, bwari decentralisé. Noneho bukajya muri benshi. Buriya nibyo rero ureba, burya na jenoside ni kimwe cyayizanye nuko bwagiye muri bake
noneho ukava muri benshi abanyarwanda. Kera ntibyashobokaga muri benshi mwese, muri buri bwoko, buri gice cyose cyumva barimo kandi babwisangamo babugira ubwabo. Wenda icyo nicyo mutambajije. Noneho ubu ngubu leta ikabigira ngo bigaruke icyo gihe, ariko kuko tufite science and technology bijye ku rwego rwo hejuru, ni ukugaruka ibyo twahozeho ariko ku rwego rwo hejuru ubwo communication iroroshye. Iki gihe umwami niba yajya kubwira abantu, wenda iwo yatumaga dufataga iminsi 5 10 kugira ngo azagereyo, ubisogonda imwe urabigezayo. Ubu ushobora kubana n'ibindi bihugu ukakora, ushobora za tekinoloji zaraje, communication iroroshye n'iki. Urumva rero ubutegetsi ushobora kubishyira mu baturage bose kuko babegereye, kandi bukajya on higher level, bikaba hejuru cyane. Ibyo rero nibyo bituma abantu bakora bajya mu byabo, bikabuza ya macakubiri najyane. Bena nicyo kibazo mutambaje cyari kigeza, kuko biba biri muri benshi, abantu bagakira mu mirimo yabo, ariko noneho bafite n'ibindi byinshi kubera tekinoloji na siyansi bigenda bibafasha. Akareba hirya, akareba kure, atakireba hano. Hari ureba kumva ari nko ku gasozi kamwe, kumva ko ari aho isi irangiriye. Noneho siyansi na tekinoloji kwereka ko atari aho ngaho irangiriye, kandi ko bite possibilité no hirya no hino. Horizo yawe iri buvere kurusha icyo gihe. Ngira ngo wenda nicyo kimutambaje kinini, ariko sinzi niba ari ikibazo wenda ntimwari mugikeneye. Ni ikibazo cyiza, ni ikibazo cyiza, ahubwo urakoze kukinyibutsa. Njya nkunda kukibaza, ariko nkibaza muri ubu buryo. Ni irihe banga ingoma ya cyami cyangwa se abahistoriye bajya bavuga ingoma nyiginya yakoresheje mu binyejana birenze 5 igumishije hamwe abanyarwanda, ikagenda yaguka kandi ikagenda itera imbere, iyi leta yacu yakwigiraho? Ni ibyo ngibyo, ni ukudesantareza ubutegetsi bukajya mu bantu bose b'ibice byose, hanyuma ukayobora. Nicyo bakoze, ugenda ugira ngo ni ikindi. Ubu rero leta yacu n'ibyakwigiraho, ariko noneho kuko dufite communication science and technology bikaba haya, bikaruta iby'icyo gihe, kuko n'abari bafite abakuru ubundi bwenge n'ibindi, nibyo bakereyaga ku bwabo. Murakoze cyane, turabashimiye kuri iki kigo muduhaye.